Yes, kuri mwebwe rero mwantumye kadasteri z'amafaranga makeya kandi mu mujyi wa Kigali ahantu heza hiyubashye. Nanone nkuzaniye kadasteri nziza ariko ku mafaranga makeya, kubera ko miliyoni 60 zonyine ngiye kuguhuza ni kadasteri, hanyuma none ufate icyemezo uze uyishyure. Ni kadasteri iherereye ahantu hitwa Imasizi munsi ya ADPR cyangwa se hafi ya gare ya Masizi bakunda kwita kwa Munyemana. Ni kadasteri imteye muri ubwo buryo uyirebeye inyuma. Urabona ko ifite portail clôture mu matafari ahiye, ndetse mu buryo bwo kwinjiza amafaranga ifite nakazu bateganyije iruhande k'ubucuruzi, ndakangira ngo urakabonye neza. Ni kadasteri ahantu heza, iby'imihanda byo n'urucabana. Inzu nk'izi ngizi za kadasteri ziba zubatse mu masite kandi ahantu heza, imihanda iba ihagera neza cyane. Uyirebeye inyuma ni kadasteri nini, yujuje ibisabwa byose kubera ko ifite ibyumba 4 na salon, douche 2 na toilette 2 ndetse n'igikoni iragifite. Ni kadasteri rero nimba ufite miliyoni 60 nyandikira kuri yo nimero iri kuri WhatsApp cyangwa se umpamagare. Imbere winjiye imbere nuko nguko imeze, ndagira ngo nkwereke parking. Hashobora kwinjiramo imodoka 3, imbuga yayo ishobora guparikamo imodoka 3. Akarusho iyi nzu ya kadasteri ifite annex, ngira ngo urayibona iyo annex ikodeshwa, ifite icyumba na saro, imbuga na amapave. Iyi nzu uyiguze nta kindi kintu na kimwe wayikoraho usibye kuza ukayituramo gusa. Imbere amarangi urayibona ko iri mu marangi meza, iruzuye. Ni za nzu tuvuga ngo ziruzuye kandi zirakoze, zifite n'igiportail kinini gihenze. Hirya mu gikari cyayo rero harimo utundi tu annexe dukodeshwa, dukodeshwa. Rero byose ni inyungu kuri wowe waba uje ukigurira iki gipangu kiri muri site cyangwa se muri quartier nziza. Nkwibutse ko hano ari Imasizi, kuva ku muhanda principal uyu bagiye gushiramo kaburimbo kuyigeraho ni minota 2 gusa, hagati y'2 n'5 bitewe n'uburyo uri gutambuka ku maguru. Nawe niba uramutse ufite indi mari, ufite undi mutungo utimukanwa, inzu ibi cyangwa se ikibanza, waduhamagara kuri yo nimero ubona muri screen yawe cyangwa se ukanyandikira kuri WhatsApp kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza. Iyi nzu cyangwa se iki gipangu gifite icyangombwa cyihariye. Ukimara kugura urahita ukorerwa invitation, hanyuma nanone ibintu birusheho kugenda neza cyane. Nkwibutse ko hano ni Imasizi, amafaranga ni miliyoni 60 zonyine. Ubundi ayo mafaranga agura ikibanza hano muri kano gace k'Amasizi.